nitwa Batamuriza Dativa, nege nyina wa Jeannette, ni umwana wanjye buriya wa kabiri. Iyo ari umwana iyo mu gihe cyo kuvuga namuvugisha nkaba ntabwo avuga, ntanumva neza, ukabona hari abashaka ko atabwa agaciro, ariko ntabwo twabyitayeho. Dukoresha uburyo ki yajya ku ishuri ariga, yize Butare hari Ingoma, ikigo cy'abatavuga, ashoje amashuri abanza kumezaho n'imyuga kuko niho yayigiye. Uriya mwana wavukanye ubumuga n'umwana nk'aba se wabyigize, si byiza rero kumwita ayo mazina amupfobya, ahubwo agomba kwitwa izina rye ndetse akitwa izina ryiza rimuhesheje agaciro, umuntu akamwitaho akamumenya akamuha agaciro ke. Ayo mazina kuri iki gihe ntekereza yuko n'abashobora kuba bayabita ntabwo ari byo bakwiye kubireka. Ari amazina batera n'ipfunwe kumva abandi bitwa amazina meza, aho kwitwa ririya zina rya kiraryi. Muraho, nitwa Mushimiyimana Jeannette. Ndashimira ababyeyi banjye bampaye izina ryiza, ndetse ndashimira na Leta y'u Rwanda kuba yaraduhaye uburenganzira bwo gukora kimwe n'abandi. Nize amashuri abanza, ndangije mu wa 6 njya kwiga imyuga, niga kudoda. Ubu nshobora kudoda amapantaro, imipira yo kwifubika, imipira y'abanyeshuri. Inyungu mbona iramfasha cyane, nshobora kwishyura inzu, kwishyurira ibyo kurya, imyenda, mbese biramfasha.